Ntabwo nanje narasinze zinyobora mu mazi. Ko zitakunyoboye hose ngo nzetugwanye. Sinagiye mu mazi. Naragengwa mu mazi ngo bu. Umugabo n'ukuvangwa ntabwo ibintu umugore wese byose amukore ayamukore yabivuga. Nicyo bito umugabo. Kandi koko niyo mpamvu biraba bimpishe. Nkabibwirwa na Katauti ari ibintu Katauti yambwiye nawe utaramenya. Utazi uri bumenyera hamwe kiganiro. Nanje rero impamvu nabikubwiye narakubwiye icyo kubwiye ko dafroza ukuntu nahise mwita dafiza mu mazi uzizaneye muko uzane tuzirumange tuziyeke naone ta yumviye abantu ameze nkayo Eva se watumye mbumwiragura gusiba ndi umuzungura Eva yakoze iki ngo yari ngo yasize Adamu yicariye guca bari mureze ni bari kureba ukuri ibipapayi biri kwera ntawe byejeje akabona igitebo cy'imineke cyaje imbereze gupa akabona koko imeze kuntu yaje ngo bi Eva baramucitse agenda ari kwibuka ngo bu abasanze igiti kirimo imbuto nyinshi kandi Imana yaramubwiye ati rero ibintu byose ndabibahaye ukumva ariko kino giti ntimuzaze kukijyaho Eva barirutse kuri cya giti Eva abatumye ubumwirabura kandi bari kuba umuzungu ni wangiza cya Eva nta wundi umugabo wa Adamu ni umugore wa Adamu natumye mbaje ubwo baragiye mu giti nitunda barahekanye arongeraza n'icyako Isa ibibazo byose byo bitewe nande nayo ugaragenda bazanye itunda hereza umuganga ngo mugawa bakugira nkanga napfa nakapfusha rukara ihekenyere kubera koko ari abantu babanaga muri Edeni umugabo barahekenye umubiri bari bambaye buri wese arukwe Adamu abwira Eva ati Eva nibiki wakoze koko anarahakana arakomeza aratsembana bona kuzane ngo kuri kagatundi Imana aravuze ati tuzakajyaho nawe kariyo ntacyo gikona rero niyo mpamvu tubaye gutase tutanyumvira abagenzi koko ategumana ibyawe rero daforoza nawe ameze nka Eva ntaho bataniye ni bamwe bose ni bamwe abameze kose ni mwiza nuko ngukumeze ngiye birananira rero se urabona urande bugasanga ndi bakintu babura mwana yakomera wagicu igicetse ntabwo yanyemera kuri nyamabondo ahubwo igicetse nyamabondo ngayo ntamako cyaratagataze ngayo ntamako nakuri ko nihinde nayo ntamako umupresa kibonye nayo ntamako hadi kubita umupira nayo ntamako ayi baba nanone cembagira nde oto tumukurikiye wambiri oto tumukurikiye tegereza raturanya ni wabo wakomeza turaburi komeza turaburi bakararuganye kararugwa se turusangura karara mu mutima w'inzi bara duhangane cyangwa urare mu muntu yakugura umuntu abandi babonera ubuntu wanduri wanjye cyera ndegera akazi karwari ndamu gifuka hahetse umva reka mvuge uragasabwa n'ikisi yabawe iyo mvuna muheto y'ipyisi niyo yansabira antwarishira mu isenga ryayo yagakubitwa n'inkuba ngiye arewe surabe mabunu jando zunguza ryango na mategeko yaboze umenye ko wavuye iwanyu ntashika hafi Mbappé comme ça, ubundi bakurukana iki ndamutse nsanze ari uburofu nuko imbere y'indeta nyumvira Mary ndaki wakinwe bamfasha ndi gukora bwombo muri toilette bahita bakunda wajure ku buzompara none se bwombo none watagiye kwitanga tune narakubwiye ko utagiye tanga usohotse ariko Mary naho ujye nyumvira bari mu biki gihe ariko animateri naho uziko yansabye kuri bwombo ubwo ni bari ibyo ndice tungo man Mary ndaki wallahi yansabye kuri happiness ntamwimye ahubwo dore ikintu uretse gatoya wenda tuvuye nk'umuntu ari muri Amerika akanyorereza nk'ibihumbi 200 akambwira ati yakanzovu namubuze ibihumbi 200 uze guhaho nzovu 100 umutyasi bakabivuga akambwira ati we nzovu 100 nawe urya 100 nzovu nagwaho 5 kandi wa mudiaspora yakubwiye ngo nzovu mumpera ibihumbi 100 oyi ibyo byo barayarya rwose nose twabayaturiye ni bake yakanyo tutahuje kandi nzovu yarambwiye ngo yabinsobanuriye neza akambwira ngo umwijana nawe usigarana irindi ati 100 nari mushyira kuko aba yari kugeneye nayo naguha hano na nyoko wakubyaye arayakurya n'umupasiteri iyo bakoreje amafaranga utabimenye ko bayamwerereje ntabwo yakugezaho yose uko yuzuye uranyanga n'ubwo yakubye abantu oya nzovu ntabwo ari ukukwanga hana abantu ku mafaranga barahindutse
none se umuntu nakwambura akagweza none waranayamugujije Se witwa nde? Witwa nde? Siwe babaza. Ndavuga wowe w'ibishati by'ubururu. Wowe w'ibishati by'ubururu kudasubiza. Ugize kwambara ibishati ujya no kubibuka. Bite bya? Shida gani? Ndavuga wowe w'ibonjuru Paris. Umushyikirano. Witwa nde? N'ingofero bito. Nitwa Nyakso nubwo ingofero yanjye atari mbi. Nimbi nka nyirayo. Babusha kandi wabona ninjye mugabo uzakurongora. Wowe mfite akajya. Wowe aho kurongorwa nawe nashakana n'ihene. Babusha nawe urarengereye. Ihene koko. Mugashyingirana. Nibe nayo guma mu guhebeba gusa. Ariko uyu aratongana ararwana. Ntacyo adakora kibangamira abantu. Asuma babusha. Kugerageza gushyira umusore ku murongo kugira ngo atabangiriza ni ukubanga cyane. Ngaba basi nago ndi bwongere. Yadufasha kurushaho rwose. Bo gira ngo twatangira gahunda yacu. Wongeye kwirirwa? Ni wowe uyoboye gahunda se? Umurego uratangiza gahunda usuhuza ni we nyiraha. Ko nabonaga mwese mwagoswe se. Ntawe ushaka ko tuva. Ega dufite ibindi byo gukora. Wagenda ukabikora twe ntawe dushaka iki twirukansa. Mwihangane mabuja ni mabarakaje. Mwandakaje mukinjira hariya. Igihe nabasangaga muri kurwana muri abantu b'abagabo. Ntawe mutaniye n'abagore. Harabura kwambara amaje. Ariko uwo murongo ucishijemo urahuze. Oya. Ntabwo watwita abagore ngo tukwitabe. Mu byange mu byemere ahubwo muri hasi y'abagore. Kuko imyitwarire mugaragaza si y'abagabo. Okay. Kanemere ko ndi umugore. Uri iki? Nge ndi umugore ariko uri hasi yanjye. Hasi ko ndi imbere. Hasi waba ndebure. Reba ukuntu burakaje mabuja. None akazi tuje gushaka turakabona ni imyitwarire. Cyuca kenge. Tukora gesta kubabarira ugenda umuzana icyo kuba. Zana Primus ishyushye. Nareba nk'umwa Knowless. Etu rekeraho. Knowless ngenziranye nawe. Wari wabona ngo inzoga ngewe. Tuvuge ko utazinywa se? Ntazonywa. Kabaziza mutangira uzinywe nyine. Nakubwiye ko nshaka gutangira kuzinywa se. Nabyibwiye. Murakoze nta nzoga zayo nshaka. Sinakubwiye ko nta nzoga shaka zana fanta. Ntawe nshaka. Fanta uvuze n'indi yikubwiye. Ngonywa amata cyangwa uzane kofi. Umva mwabagabo twumvikane nta kintu cyawe nshaka. Nanagishatse natuma umukozi. Singese? Sinda. Wantumye. Ni wowe akazi wari wakabona. Ubundi uribwira ko akazi urakabona n'aya magambo. Wase ni gukora amabuja akora amaboko. Rero nari narabuze aho nabihera. Nari narabuze aho nahera mbikubwira. Nagiye nshaka kubikubwira igihe kinini. Ariko umutima ukandya nkabura uburyo nabivugamo. Ubu nagira ngo mbikubwire n'ubundi ntawe uhisha uwahishaho. Ubu sinkirya. Ubu ndiho ntariho. Sinkiryama. Muri make ntizinze mu magambo ndagukunda. Ndagukunda kandi cyane. Ndabyibuka nza hano bwa mbere nkakubona. Numvise mu mutima wanjye wagize ngo manukiwe n'umwuka wera. Kuko nibwo bwa mbere nari mbonye igisobanuro cya nyacyo cyo kuremwa mu ishusho y'Imana. Ubu ngubu sinabaho ntagufite kuko umutima wanjye utera ari uko ugutekereje. Udahari ntiwatera. Ndabyibuka icyo gihe nza hano
nasanze umuriro wabuze ariko itente yose itabizi kuko sare yose yari imurikiwe n'ubwiza bwawe